Yego ndabasuje mbifurije kugubwa neza it's all for one and only umwe cyane nizere ko mumeze neza nizere ko Imana ikomeje kugenda ishyira umugisha mu byo mugenda mukora cyane nibura nizere ko biri kugenda ku rugero nk'urwijana nk'urwa 90% I mean yes twatugarutse muri analyse zacu z'uyu munsi ari nako ninjirana n'abaherezi kaze kuri Leya Entertainment ndi kumwe na Leyandre niyo mugabo nkuko bisanzwe iteka niko padiri akunze kubivuga Leyandre ikaze ni gahunda ya leta mw'abantu mwe mugomba gukora subscribe nizere ko mumeze neza cyane abakunda Leya Entertainment muri yatandukanye hirya no hino ku isi waba uri mu Rwanda cyangwa se hanze y'u Rwanda by'umwihariko ndagushimira ko waramaze gukora subscribe ni iby'agaciro cyane n'umuryango mugari turi kubaka kugira ngo nanone tujye dutanga umusanzu mu kubaka entertainment yo mu Rwanda yama yego Leyandre umeze neza meze neza cyane ndashima Imana n'abantu bakeya mu Rwanda n'abantu bakeya Urumva washima abantu bose. Ariko nje numva washima nk'abantu bose cyarimwe. Reka. No se Leya. Uzi nishaza bariho. Ishaza se abo bantu baba gufite ishaza se bo batuma ugira courage zo kugira. Ariko aba haters nibo batuma dukora shaka. Aba haters uzi ko burya abakunze incuro nyinshi. Sibo batuma umuntu agira ishya. Ubundi abantu baguca intege nibo bantu ubu ugomba kugira ngo werekane ko ibyo bintu bishoboka. Yes, niyo mpamvu rero bose tuba tugomba kubashimira ari wadukoreye neza wadukoreye nabi tukamushimira. Ariko ntabwo nashimira umuntu wankoreye nabi. Muca wiki kubera ikire nta kintu aba yaragusigiye se nagaceze ari byo najyaga kumva nkumva hari ikibazo Sabe yakundaga kubaza ese ubuzima bwakwigishije iki abo bantu bo icyo baba barakwigishije ubuzima si cyo bwanyigishije ubuzima bwanyigishije ko twese tuzapfa gupfa kandi ikibazo si ugupfa bw'ikibazo urumva igihe cyose ibyo wakwigira byose ku isi n'ubundi usanga iherezo ririmo usanga iherezo ari ugupfa byose yego rero gupfa bita bituma ntekereza ko ngomba kuba hambo nkakora ibyo ngomba gukora mu gihe cyabyo nkiri ku isi nkagira neza namenye ko ubuzima byari bavuga ngo tuzajya mu ijuru urumva ngo paradizo tuzajya muri paradizo tuyirimo ni ku isi ahubwo wowe biterwa n'ukuntu wakoze ubuzima bwawe kugira ngo bugire paradizo ariko hano ku isi uramutse wikuyemo ikintu kimwe cyo kuvuga ngo wenda ibintu biri bugende neza 100% ntabwo bishoboka ariko iyo ukora neza ugafasha abantu burya baravuga ngo niba hari umuntu wa mbere uriho hano kuri iyi si wishimye ni umuntu ubasha gufasha abandi ya cyane buriya baranavuga ngo akaboko k'iburyo nigatanga k'ibumoso nikazabimenye kubera ko buriya yufashije ntago ubukeneye injitani ko umuntu nawe agufasha ahubwo nyine ubugize neza witegereza rero ko umuntu nawe ngo uzategeza ko azakugira neza ahubwo nabona ko ari ngombwa ko akugira neza ashaka kubikora nawe azakwishyura ariko ntago ari ngombwa kwishyuza ineza bakoze ariko cyane ko ubundi kenshi iyo wagiriye abantu ineza ari benshi inshuro nyinshi ntabwo haburamo nawe ugufasha yego ahubwo aha n'igihe ushaka kugira neza iyo ugize neza usanga ya neza wakoze iciye mu wundi muntu ntihitizira muri wa wundi wafashije cyangwa se mu wa wundi wagiriye neza ahubwo bikongera bikaca ahandi hantu no ugasanga ugiriwe neza n'ubundi bikazenguruka bikakugarukaho kabisa yego umunsi wawe umeze ute umunsi umeze neza ni ibihe biri kurangwa n'imvura kandi urabizi imvura burayica imvura se burya ngo mu mvura ngo nibwo abantu baba bakeneye abandi bantu babafasha cyane cyane nk'abantu b'ingaragu ndagaragurika n'ibyo arikoze nanone ni ngombwa ko abantu banyibutsa ko ndi ingaragu ngubundi karakavura iyo kamaze gatangiye kugwa uryamye yonyine nibwo uhita umenya akamaro ubundi uhita ukora kane uhita ukora kane mu buriri ubundi ibintu bigahita birangira ariko urumva hari igihe abantu nanone sasa ari nk'abantu hari igihe abantu bashyira pressure ku bandi urumva ngo nihaze imbeho ukaba uri wenyine ngo ugomba gushaka umuntu ngo nibyo nyine turabyumva none se mwebwe mwamaze gukora akazi kanyu mureke natwe akacu kazaza abantu barabadawunirodinga nga itaza ako kanya njye nigeze mbwira umujama ndabandi rero niba ushaka ko nshaka umugore mpa mushiki wawe atoya none niba udashaka ko nshaka mushiki wawe kandi umbwira ngo nshaka umugore ushaka ko mukura uragira ngo mukure ngo rero urumva ntabwo nyine pressure z'abantu ngiye ntabwo nzikunda Leyandre ku munsi wejo niba ntibeshye Safi Madiba yarayageze mu Rwanda yego ubu tuvugana ari mu Rwanda nyuma y'imyaka itari mike nyuma y'imyaka isaga muri 4 niko numvisha
yego. Safi Madiba kuza mu Rwanda nka Safi Madiba ni iki kintu bivuze kuba ari umusitari wagiye hanze nk'umuhanzi umeze neza muri kiriya gihe, ariko nanone ikintu cyaje kuntangaza ni kimwe, kuba ari umuntu munini wagiye hanze kugeza na n'ubu akaba yaragarutse bavuga ko ashobora kuba agiye gutaramira muri bare niba cyangwa akabari muri rusange. Ibyo se byari bikwiye ko benshi bavugaga ngo wenda byashoboka ko yari kuza akakirizwa igitaramo. Ngenda bivuga nk'umuntu uzi Urban Boys ya kera, ndabivuga nk'umuntu uzi urugendo Urban Boys yakoze balonshinga Ishyamba, Batatu ku Rugamba n'izindi album bagiye balonshinga. Kuza byonyine kwa Safi bivuze ko n'urukumbuzi imyaka 4 utari mu gihugu, yakoraga umuziki n'ubundi ari muri Canada, ariko ntabwo byari ku rwego yakagombye ko yarakoraga mu Rwanda, kubera icyera ko hariya agomba gusurvivinga. Buriya hari ikintu abantu bajya bashyiraho pressure abahanzi bari hanze y'u Rwanda batajya bamenya. Surtout noneho hamaze kujya nk'umuryango, wenda Safi we nta muryango yari afite, yari wenyine, ariko ku muntu ukora umuziki afite umuryango biragoye cyane, kuko arita ku mwana, arita ku mugore, arita ku rugo rwe, ashyiraho n'umuziki. None na studio naho zaho zirahenze, bisaba kugira ngo ufate isaha ndetse nunayirenza ugurishyura ibintu nk'ibyo. So bivuze ngo kuri we n'urukumbuzi yarakumbuye gusabana n'abantu mu Rwanda. Buriya nubwo abantu bavuga ngo hanze ni heza, ariko u Rwanda ni rwiza kubera ko dusabana n'abantu, nyine urahura n'abantu, muraciringa, muragira mute. Icya mbere n'urukumbuzi. Cya kabiri, kuri ngiye ntabwo ubushize nibwo ndi kumwe na Nuza na Nizo ndimo kubaza ndetse buriya nta kuntu mwabigenza byibura at least tukazabona Urban Boys ya kera, kuko for real nkumbuye Urban Boys kwibona kuri stage. Ubushize muri Baba Experience Ntuza yari Urban Boys, ariko yari Nizo na Humble Jizz. Ariko icyo kibazo yarakibajijwe ubwo yageraga ku kibuga cy'indege. Safi Madiba yarabajijwe uti, yabajijwe na Emmy Kinege amubaza uti ese kugarutse twitege kongera kubona mwasubiranye nka groupe. Icyo kibazo ntabwo yigeze agisubiza uko numvishe video. For real ntababeshye mu bantu muri groupe njya nkumbura na Urban Boys irimo. Ese ubundi reka turebe ubwo bari Urban Boys bose bakoreraga hamwe, bakungukira hamwe, ibyo bakuyemo bigasa nkaho bingana. Nyuma yo gutandukana kwabo ari hagati ya Safi Madiba n'abasigaye muri Urban Boys, ninde wabigiriyemo inyungu kurusha abandi? Bose ni igihombo, kubera ko imbaraga ziba zitandukanye uko byagenda kose, ariko uwagize inyungu, reka mbyite gutyo, navuga ko ari abantu babiri. Harimo Safi na Humble, kubera ko Humble yarakoze na Safi arakora. Humble yashinze umuryango. Nizo Nizo ashobora kuba ari mu bantu bahombeye muri ibyo. Yarahombye kuko nta gikorwa na kimwe yigeze ashyira hanze ngo yereke abanyarwanda. So ntekereza ko rero kuri Urban Boys ni igihombo kuri bose, ariko especially kuri Nizo, kuko Nizo ababizi batangiye kumwakuzinga ko adafite ubuzima bwiza, atameze neza, atamerewe neza, yewe ngo harimo n'ubusinzi bukabije, abantu bakagenda uribuka ko no kuri stage sinzi neza, uribuka ko yaguye. Ni kuri Baba Experience. Ntekereza ko kuri bose ni igihombo, ariko cyane ni kuri Nizo, kubera ko Nizo nta project yigeze agaragaza nini ziremereye. Ndabyibuka namusuye dukora n'ikiganiro kuri podcast yiwe. Ubu afite podcast ariko ntabwo ikiri gukora. So n'umuntu utarigeze ashyira hanze ibikorwa. Nyamara mu rugo iwe yari afite studio, yanakoraga na Piano de Grooveman abamuzi, ariko ntabwo yigeze nyine agaragaza ibikorwa runaka nyine biri mugaragaze nka Nizo utakiri muri Urban Boys. Urban Boys impamvu vuga ko ari igihombo gikomeye kuko twarabuze Urban Boys, nta yindi groupe tuzabona ya Super Swag, reka nyite Super Swag. Ahubwo ukiri kuri iyo group, kuri ayo ma group,
ubonye bimwe mu byo Safi yavuze byatumye batandukana nka group, yavuze ko bagize icyo nakwita gukura, ubwo yaba muri fame yaba mu mafaranga, hanyuma bose ntibahuze intego, buri wese akagira Safi nabivuge neza, nabivuge neza, habayemo gukura nibyo bose ariko barakora. habayemo n'umwiryane sinatinya kubivuga hagati ya Urban Boys. Impamvu ni iyihe? Nizo yarwanaga na Safi, Humble Jizzo akabajyamo hagati, yewe rimwe na rimwe narishaka akaintervena kugira ngo habemo umwuka mwiza, bananirwa kumvikana. Humble Jizzo yaramaze gushaka umugore, yewe intumbero ziratandukanye, noneho sasa handi Safi arashaka kujya muri Canada, abonye visa aragiye. bya bindi yavuga ngo intumbero zabo ziratandukanye, n'inzozi bose bari bafite ziratandukanye, kuko ushobora kuva Gisenyi uzi Kigali turi kumwe, ariko wenda ngenda ashaka kujya Nairobi, nagera Kigali tukahatindana, ariko mu by'ukuri ngenda ashaka kujya Nairobi. Wamara kubona ubushobozi ugahita ashaka kwigira Nairobi. Yego, so bivuze ngo rero ni nako bigenda mu buzima bwose bw'amagrupe. Niyo mubona amagrupe menshi atandukana, mutangira muri hahandi mwese mwumva mufite inyota kujya mumenyekana, mukeneye ikintu kimwe. Ariko iyo mumaze kugira imyaka minini usanga bya bindi mwashakaga mubigezeho, ariko buri umwe wese aradreaminga ibindi bintu bitandukanye n'ibyundi. So niyo uzabona groupe iratandukanye kubera ikikora ko ntabwo ndibuze kujya mu nzozi zawe, urifuza ko ubaho ubuzima bwawe, nanjye nifuza ko mbaho ubuzima bwanjye. Sometimes Urban Boys bamwe na bamwe banywaga kuri byeri bagashwana, njyewe ibi ni ibintu ngiye kuvuga mpagaze 100%. Yego, njyewe yari njyewe Urban Boys, ubwo ni Safi Nizo na Humble Jizzo, umuntu bita Mico the Best n'umuntu twari Shari. Icyo gihe Humble Jizzo ari kumwe n'umudamu we, ndumva icyo gihe akiri mu fiance, twari turi ahantu bita Tamtam, nibaza kuza kuri iki kiganiro uranabyibuka. Icyo gihe Nizo ntabwo twize twicara ku meza amwe. kubera iki? Yari yashwanye na Safi, bari barwanye. Nose wumvaga bavuga ko ari iki cyateye iyo mirwano hagati yabo babiri? Icyambere bapfaga ibintu by'ubusa, umwe akavuga ati ni gute uririmba igihe cyose uhora uririmba, kuki ngiye ntaririmba? Uririmba gute kandi bose bararirimbaga? Hari verse zatangiraga zabaga ari za Safi, za zindi ziba zikenewemo amarofre ibiki. So akavuga ati ngiye kuki ntaririmba. Rimwe na rimwe bagapfa n'ubusinzi, batakumvikana ikintu runaka, bakarwana. Ndetse hari n'ahantu byavuzwe ko Nizo akubita Safi, ibyo sinatijya kubona. Oya, nawe widukabiriza ubusore, wabona uriya muntu ashobora gushobora Nizo ari umusore bro. None se Safi we ntiyari umusore? Akasha uza akaboko kandi Nizo. Nose akasafi nikuta usiwabiri. Ubu ngubu nyine nawe hagize gute? Bya byo bikombe byarakoze wenda. Sorry nyine ni jokes. Na akanyuze. Ariko hari naho bavuga ko bapfaga abakobwa, ariko aho bapfaga abakobwa bwo simbizi, ntabwo ibyo nabihagararaho cyane. Icyo uvuze ko bapfaga byari icyo ngicyo cyo kuririmba. Yego. Yaravuga ati ni gute uhora utoneshwa ari wowe uri imbere nyine usa nkaho uridinze groupe, kandi uko byagenda kose muri groupe zose usanga haba hagomba kuba harimo nimero ya mbere ya kabiri. Yego, umulida noneho akaza noneho uwo nakwita umwunzi, ariwe Humble Jizzo, niwe wahoraga ajya hagati ajya kubunga. So bivuze ngo rero Urban Boys ni groupe nziza tutazigera dushobora kubona indi nziza nkayo ko byagorana, ariko nanone biragoye. Iyindi twari kubona yari kumera nkayo yari Active, nayo byarangiriye. Active dondadagira gutya aratubeshya ngo abasinyishije ko nuza muri lebo, mwakoze indirimbo zinga, bakoze indirimbo ebyiri baragiye. Iyindi ngo ndi kumwe n'umuvandimwe wanjye yitwa Olivis, ndetse na Tizo nayo turavugana cyane, bose turavugana kuko buriya Derek ni mubyara wanjye. Ese ubundi rero nko kuri ibyo ngibyo by'amagroup, iyo bamaze gutandukana hari ababigiriramo inyungu nk'uko twatangiye tubivuga. Urugero rw'ababigiriramo inyungu ubwo Dream Boys yatandukanaga, ntabwo bigeze bagira hiti ikomeye nk'iyo kugeza n'ubu. Kugira ngo ubyumve, hari ubyungukira mu n'ubihomberamo, ariko ku rundi ruhande buri wese arunguka. Impamvu TMC ari muri Amerika yamaze kwiga masters na PhD n'ibindi simbizi, byagiye guforma ubundi buzima bwe. Platini nawe akomeza music ameze neza, akaba ari mu bantu bameze neza hano mu gihugu. Buri umwe wese bafite inyungu naho yahombe. Twe tubara igihombo mu muziki, n'inyungu mu muziki. Ugiye kureba mu buzima busanzwe, TMC ushobora gusanga bayeho neza cyane, ashobora kuba yarageze kuri success yifuzaga, ariko ku muziki twe tubara nk'igihombo.
So, rero ntekereza ko Safi kuba yagarutse mu Rwanda ni byiza, ariko nanone kwakirirwa mu kabari yakagombye kugaruka afite something big, kuko nawe yavuye hano mu gihugu ari umuntu munini. Safi akiva hano akiva muri Urban Boys yagiye muri The Men, bakora indirimbo nyinshi, harimo kimwe n'izindi ntibuka, yari kuri chat. Ariko uyu munsi ni Safi uri wenyine uri gukora career solo, ariko Humble ari muri Kenya, Nizo ari mu Rwanda. Hano muri Kenya ntabwo ari ahantu kure, ntabwo ari kure, bivuze ngo dukumbuye Urban Boys. Niba ababyibuka neza turi muri Baba Experience, abantu baravuze ngo dukumbuye Urban Boys ya kera, barimbaga Gatebe Gato, Kisinzika, Umwanzuro n'izindi. Dukeneye kubona Urban Boys, ntabwo dukeneye ko wenda musubirana cyangwa nabyo birakenewe, ariko ko ntumbero buri wese agiyemo ntabwo bagize nka projet bakorana, ariko babitekerezeho, batekereza uburyo bashaka kuba bahuza imbaraga bagakora concert. Hako Safi yarabivuze, yavuze ko bafitanye imishinga runaka bazakorana. Gusa nanone niba atari ya kabiri, uza ahantu ngiye bimbangamira cyangwa se mbabazwa cyane n'aba bantu bitwa Karabastari bacu kandi bari kuri Spotlight. Nabonye interview ya Safi akiri muri Canada. Safi yari too drunk. But he was not too drunk, ariko ari drunk, yari yanyoye. Umwumva n'ibintu ari gusubiza ukumva somehow ntabwo biri guhura. Gute? Mfite na interview ndumva nanayiplaying. Ibyo bintu biri mu bintu byica kariyeri z'abahanzi. Mw'abantu mwe, niyo mukeneye ko kariyeri zanyu zikura zikamera neza, ibintu byo gukora ama interview muri mwanyoye. None se reya aha baromaje ibya bato, abati ntabwo nakora bato n'abavandimwe biragoye. Yavuga ku rugendo rwa Urban Boys, avuga ko batangiye nta kintu bafite, batangira nyine nta mukanya mbonye Humble Jizzo posting avuga ngo urugendo rwa Urban Boys cyangwa se yamo kwerekana nyine aho bavuye, ariko avuga ngo last slide niyo isobanura nyine Urban Boys. Urban Boys ifite amateka menshi. Last slide nyine y'ifoto avuga nyine ko ariyo isobanura ubuzima bwa Urban Boys. Ntekereza ko uyu munsi Urban Boys, ndabizi Humble Jizzo n'umuvandimwe wanjye, mwese muri abavandimwe banjye turanavugana cyane bamwe na bamwe, ariko dukeneye kubona Urban Boys iri kuduha bya byiyumviro twari dufite. Nese ibyo birashoboka cyane. Ibyo mwapfaga mubishyire hasi murebe mu buryo bwa business. Inzira ebyiri bishobora gushobokamo. Icyambere uburyo byashobokamo bose. Ubu Nizo ari mu Rwanda, Safi nari mu Rwanda, harabura Humble ari muri Kenya, nawe kuba yafata iminsi ngakaza n'ibintu byoroshye, akenshi anaza ngaha barebe baba organisateur. Harimo abantu benshi dufite mu muziki nyarwanda bategura bya bitaramo, yego babegira bategura igitaramo gikumbuza abantu Urban Boys. Ese reka none ukubona man Safi kuza agahitira mu kabari, ni ibintu bitagaragara neza imbere y'abakiriya. Nabonye ko ariko no kwisuzuguza, ariko mbyite ko ari nko no kusuzestima izina Safi. Ntabwo mvuze ko Green Lounge ari ahantu habi, ariko nanone tubitekereze, dufate ko aho wari uri wakoze project kandi zanakunzwe mu Rwanda, wayo utategura igitaramo hasi ko nawe ufite amafaranga. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, ufite amafaranga, urabizi neza ko ayafite. Arafite neza. Nje navuganye n'umuntu arambwira ati igice cya miliyoni y'amadolari aragifite, yarakindiye. Ntabwo bazari. Nuko kimurya ntabwo ari ukuba gifite. Ni ibintu bitafite. Agane n'umuntu arambwira ati n'ubundi amafaranga si ikibazo. Yarayandi yarashatse kunyereka amarisite n'abandi muvandimwe byihorera, ariko ndabiza agahinda ufite, ariko afite amafaranga kuko imyaka ine muri Canada egare ko yarimo kwiyubaka, sibyo se? Yego, yarimo kwiyubaka. Niba yarimo kwiyubaka rero natwereke ibyo avanye muri Canada, natwereke package avanye muri Canada. Ariko namwe ntimukomeze kumusaba ibintu byinshi. Ari bya bindi tujya tuvuga ngo hari ukuntu tugira gutya tugashyira pressure aho abantu, ukavuga unavuze gutyo ngafite amafaranga kubera gutyo uri kubyumva, hari n'abandi umubare munini bari kubyumva nk'uko uri kubyumva. Ngiye icyo mvuga ni ubushobozi bwa Safi muri industry. Yego, ni umuhanzi munini. Ko baba yateguye Baba Experience byagenze bite?
ariko Baba experience yari umuntu uri ntabwo wafata Baba ngo umugereranye aka kanya na Safi mu bikorwa bose nibavuye mu bikorwa baratandukanye Leandre. None se Safi ntiyakoraga muri Canada indirimbo zigeze muri enye iyihe niyihereye nyereka nazikubwira man ahubwo uvuga ngo nta hantu batandukanye kuko bose n'abahanzi bari muri group. Reka turebe imibarira byivugira jya urebe. Safi afite indirimbo yakoze nyinshi ahubwo noneho numara kujya kuzireba undebere ngo izo ndirimbo zamenyekanye ku ruhe rugero. Ngubu afite indirimbo imaze ibyumweru 2 sibyo? Yego. Afite indirimbo yitwa I Love You imaze imyaka 4 imaze kugaragara na miliyoni 6. Afite yitwa Femme iyo ni imyaka 4 iyo ngiye afite I Love You ubwo niyo yakoze akimara kujya. Afite yitwa Sound, afite yitwa yindi urumva afite 1 2 3 4 5 zose yakoze ari hanze se. Yego. Bavuze ko amaze imyaka 4 hehe muri Canada. Nese urumva indirimbo enye ugashyiraho nizo yakoze mu Rwanda urumva atakora concert. Oye wishyira izo yakoze mu Rwanda. Izo yakoze mu Rwanda nese nk'ubu izo yakoze mu Rwanda sibyo? Harimo kimwe sibyo? Hakaza Good Morning. Yego. Hakaza My Hero. Hakaza Kontwari. Valentina ntabwo nibuka niba ari yaryari. Nta nubwo uri kuyibuka neza. In a Million. Hakaza Nisemesha ari kumwe na Riderman. Nese izo ndirimbo uruva zitagize album. Izo ndirimbo zakora igitaramo. Izo ndirimbo yego zakora igitaramo. Ariko se reka turebe. Izo ngizo uvuze zose mbere ukajya muri Canada zirazwe. Abanyarwanda barazizi neza. Naho izo zindi uvuze nyuma iyo nahamya ko abantu benshi bazi. Niyo ngiyo I love. Ahubwo hari n'indi afitanye na Meddy yitwa ngo iki? Yitwa gukira uretse Safi Meddy irahari yitwa ni kimwe yitwa Galit. Yego izo ni indirimbo yakoze ari hano mu Rwanda. Izo ndirimbo zo ndazemera pe za indirimbo nziza. Safi ni umuhanzi munini bro, trust me. Ariko ntabwo wamufata mu mugereranye na Baba. Utabagererageza ahubwo batandukanye he? Reka dufate Baba yamurushije se yamurushije consistency. Consistency rero naho yarakoze ahubwo ntabwo byabaye successful cyane kubera ko nta promotion yakozwe mu Rwanda. Baba ari mu Rwanda ari mu gihugu arimo gukurikira promotion ariko abahanzi bose barakoze. Yes gukora bose barakoze ariko ibikorwa byabo ntabwo byageze kuri ku rwego rumwe. None Hasafi nabwira Baba gati Baba uzi n'ikindi ifite igitaramo uraza kunshyikira Baba barabyanga. Ntabwo yabyanga. Safi najya guterwa igitaramo akajya muri babaterankunga ko ati ngiyewe nitwa Safi Madiba Muranzi nkeneye ko umuntu eri inkunga nkategura igitaramo barabyanga. Aho ngaho kubaterankunga iburetse kugenda wiruka nka Leandre. Impamvu nabikubwira dufite abaorganisateur arajya kwa Bobo ati Bobo mfasha gutegura igitaramo barabyanga. Ntabwo abyanga ariko se abaterankunga kari bo bantu bari kuvuga ko baba barabuze kugira ibitaramo bigenda. Erega impamvu babyanga ni iyi baba babona nta kintu bari bukuremo. Ibitaramo byacu ni na bimwe birimo akajagari. Birimo amafaranga bivamo amafaranga. Yego amafaranga ari muri birimo akajagari. Gute bivamo akajagari. Rwose kamwereke n'urugero. Dufite ama location menshi hano mu Rwanda. Ariko bavuga ko ahenze. Nyine nibyo ngiye kubwira. Nka arena kugira ngo ikoreremo baraguca miliyoni 24. Umuhanzi uri kuyiuka libre kuba yajyamo ni 24 by'amadolari. Ni muri miliyoni zisanga 27 hafi 30. Sikize muri 30 na zinga. Nese urambwira iyo location induza uzaba. Nta muhanzi n'umwe mu Rwanda dufite. Bavuga ko arena nuko ayo makuru ngomba kuyashaka fresh nkazababwira. Bavuga ko arena yakorewe imyidagaduro y'abanyarwanda ndetse ko ari ibikorwa remezo by'abanyarwanda. Ariko ku bya accessinga biragoye. Ari mpamvu uzasanga umuntu ajya kwishyura miliyoni zingahe Rebero afate location itari favorable ku bantu bari wiyigeho ajye Rebero kuri Canal Olympic. Aho imvura nigwa bari witeba. Cyangwa se muri Kigali irahenze nayo. Nayo irahenze. Kwisukira rero bivuze ngo biracyagoye wenda iyo nindi deba twazakora nkababwira detail y'ama location ukuntu ahenze abahanze bamwe namwe bakarira. Ntuzabone mbonye ajya muri stade nako muri BK Arena. Sakora y'amafaranga mbonye se. Amafaranga uziyo bagiye kumbarira. Ahantu iriya location igoraniye ni hehe? Nta muntu yemereye kuza gucuruza mu kindi kintu
usibye BK Arena kandi umuhanzi yamaze kwishyura location ye. Nose babatera nkunga bo baraza kungukira hehe? Nibyo nyine nkubwira, niba namaze kubona abantu bantera inkunga n'urugero, reka dufate wenda nka Skol ije kuntera inkunga cyangwa se Bralirwa, ariko bakeneye kuza gucuruzamo bya bintu barabyanga, ntabwo babyemera. Ubwo se rabi kiguteye inkunga, urumva nyine ahantu zino location zimwe na zimwe nzabatoreza amakuru nzabibabwira. So bivuze ngo Safi ubu none ko ari mu Rwanda, ndabizi ko collabo zo zirahari, collabo zizi ko zirahari, ndetse hari n'ibintu byishuje mu by'umuziki wawe, ariko nk'abavandimwe mutekereze mu ubundi baravuga ngo Mani Martin waririmbye iyo ndirimbo, icyo mupfana kirute icyo mupfa. Yego, mushyire hamwe mutekereze ibyishimo abanyarwanda mwabahaye, mushaka igitero mushaka no kudashyira muri arena cyangwa se no muri Canal Olympia cyangwa se hehe, mushaka ahantu hagutse, nubwo haba ni n'ahantu mutekereze kuri icyo kintu kiri butume abanyarwanda bongera kubona Urban Boys muturirimbire za bibaye nyine za ndirimbo zose muzituririmbe. Akuzi ko nk'iyo Urban Boys iramutse ikoze igitaramo bakacyamamaza neza, atari nka bya bindi njya mbona bategura ibitaramo ukagira ngo ni akantu kari bube inyuma ku ikofi, bakacyamamaza neza. Urabona nka Shine Festival yagenze neza. Davis rwose kude chapeau kuri wowe, much respect. Ubundi concert ubundi bavuga ko uyamaza amezi 6. Niyo mpamvu uzabona muri Sama mu bihugu byo hanze bafisha event habura nk'amezi 6, ku buryo na wa muntu utarabimenye nawe azisanga yarabimenye, bakamamaza none amatike ukayagura mbere, uvuga ngo ngiye niba nshaka kuca muri VIP nzagura itike mbere. Nk'ubu The Ben afite igitaramo kizwi nande ubu, ariko ntago afishe irasohoka, kizwi nande agifite tariki ya mbere, ni tariki ya mbere ntago nibuka, ariko afishe amenyeje bisohoka uyu munsi. Ibyo byose biri muri part of advertisement. Ahubwo gutegura igitaramo uko wabigenza kose utagikoreye advertisement birashobora kuba success. Bivuze ngo ubu nonaha njyewe ndi Urban Boys cyangwa se niba bafite n'abajyanama batekereza uburyo ki bashaka kuba bakora bya bintu abanyarwanda bashaka. Yego, ubwo rero kuba Safi ari mu Rwanda ni byiza, tukanabishima, ariko tugarutse nanone mperutse kumva MC Nariyo agaruka ku kintu kitavuzwe n'umuntu umwe. Burya ngo ikintu nikivugwa n'umuntu umwe nikivugwa nako n'umuntu urenze umwe, icyo kintu gishobora kuba gifitemo ikintu uruntu. Yaragarutse aravuga uti ese ko Juno Kizigenza ndetse n'abandi bahanzi bato ariko banini, ubwo ndi kuvuga bato ugereranyije na ba Bruce Melody na ba The Ben, nka Ariyo Ways akazanaho na Rine Sano, akavuga uti kubera iki aba bana ko bakora neza bakaba bakora bahozaho, kubera iki aba bana batabona ibitaramo? Ndabisobanura nk'umuntu uba mu bintu bya management, ndetse mbisobanura nk'umunyamakuru, ariko nanone nkubwire n'indi reality ibamo. Yego, icyambere abahanzi n'abahanzi bakura. Yego, icyo tucyumvikana nk'ukuri ko umwana wese yavutse arakura. Juno wa 2020 siwe Juno wa 2024. Icyo cyo tucyumvikana nk'ukuri. Aba bantu bategura ibitaramo baragenda bagashaka amafaranga y'intica n'ikizi. Akavuga ati Juno mu rugero 2021 namuherezaga miliyoni kugira ngo aze kuri stage. Nubwo bakaba ariyo ashobora kumuha se. Yego. Sibyo byakora. No Juno yabyanga bakamubaninga kuri ya list y'abahanzi babashaka. Cyane ko bavuga ko abahanzi bahora bakora ngo n'abahanzi bagaruka bisubira. Yego. Juno yajyayo yababwiye ati ngiye muri miliyoni 5 cyangwa se 10 bakanga kuzimuha, ariko nyamara bagahamagara wenda n'umuhanzi wo hanze y'u Rwanda bakamuheza y'amafaranga. Kandi none ugasanga n'uwo muhanzi bahaye y'amafaranga nta nubwo akoze ibikomeye cyane kurusha Juno. Yego. Icyo gihe rero ikibazo kiba hehe? Hagongana management n'aba event organizers. Ugasanga mu manager ntago ari kumva uburyo ki Juno arajya kurimbira miliyoni, undi wamuhera miliyoni 10. Ntago bishoboka. Mu gihe umuhanzi akuze abagomba no kuba agomba no gukura mu buryo muri finance. Mu buryo buri financial, umuhanzi niba mu bihumbi 2010 yarakiraga 500, n'ubu ukaba ugishaka kumuha 500 ntago biri gukunda, ntago bishoboka. Ni mpamvu usanga kenshi baba organisateur arashaka babahanzi nyine ba make. Yego. Ariko undi uri kumusaba amafaranga menshi
ntago amushaka kuko nawe ashaka injyawuro. ahubwo ukiri aho ngaho utari wihuta urabona n'ubundi bamwe mu bahanzi batumirwa benshi ntabwo usanga barusha ikintu kinini abo ngabo twavugaga badatumirwa, yaba indirimbo nziza ibikorwa mbega uyu munsi dufite line up y'abahanzi batumirwa mu bitaramo bimwe badahinduka kuva mu kwezi kwa mbere kujya mu kwezi kwa 12. Wajya kureba ukareba Juno arimo ariyubaka, arashaka kugira ngo nawe abe umuhanzi munini, yashoyemo miliyoni wenda tuvuge 5 cyangwa 10 kugira ngo akore video, ariko nyamara ushaka kumugira ngo muhereze miliyoni 1 nta nubwo no kugaruza ayo mafaranga yashoye muri wa muziki we. Ugasanga niba Juno yari cyangwa se manager wa Juno yari inshuti wenda na Bruce Ntore cyangwa se Bubu arashaka kugira ngo arye mu mafaranga runaka na Bruce Ntore wenda nashaka kumupasura makeya y'amafaranga, ugasanga uwo muhanzi ntabwo ari we yakorera. Ubuse nyine ayo mafaranga usanga asigara hejuru, ugasanga makeya niyo bafasha. Urasanga ubu nonaha reka mbaza abantu bategura ibitaramo, wakwifuza ko umwana wawe wabyaye adakura? Uhora umuhereza ikintu kimwe gusa, mwarangiza mukajya hariya mukavuga ngo umuziki w'u Rwanda ntabwo utera imbere. Watera imbere gute? Uzatera imbere gute uri gufata umunyamahanga ukamuhereza miliyoni 60 z'amadolari, ibihumbi 60 by'idolari, umunyarwanda ukamuhereza na stage y'uwo munyamahanga ntize kuba ifite karite, ntize kuba imeze neza, zimwe mu z'abanyarwanda. Impamvu yadusuzuguye ni iyi, aje kuyora amafaranga yacu, arangiza nayajyane hanze. Ariko wa mwana n'urugero Juno azagenda yubakira iwabo, bati muzi n'ikindi se mufati 30 by'idolari nata nabo bakirandega zahaha y'amafaranga gume mu kibuga, azagura inzu nziza, azakora ubukwe, azagira ate, mwarangiza mu bantu umuziki ntabwo utera imbere. Watera imbere gute? Ni byiza ko muzana mu banyamahanga, ntabwo tubyanze kubera ko nabo hari ibyo tugomba kwigiraho, ariko munatekereze kubaka uwo muziki. Ese babana bari gutegura ibitaramo barimo baratanga in return iki kugira ngo wa muziki nyarwanda wubakwe? Ese ubundi ni no mpamvu nari ndi kumwe n'umuntu witwa Mironko ndetse n'umuntu witwa Muyoboke. Mironko aravuga ngo njyewe ntabwo ndi umukunzi w'umuziki nyarwanda, ndi umushoramari. Si umukunzi w'umuziki nyarwanda, ni umushoramari. Bivuze ngo we nabona ahantu harimo inyungu arajyayo. Ndetse ni nawe twize muri ibyo biganiro turimo ari kutubwira ukuntu Bike Arena ihenze. Twebwe turashaka kugira ngo umwana wacu abere nka Burna Boy. Aramera gute nka Burna Boy? Natwe tutamufashije. Turashaka kumera nka Wizkid cyangwa se nka runaka, ariko ntabwo bishoboka. Utamufashijemo n'ibikundi. Wa muziki tugushaka ko umugira umuntu wa danger, aragenda ajye muri Nigeria cyangwa se ajye hehe akora iyo video, nagaruka mu Rwanda abura akazi. None nabura akazi se azongera akora video? Ntabwo bishoboka. Ahubwo azakora umuziki. Ari naho benshi bahita batangira kuvuga uti hari umuntu ugeze gupostinga afata ifoto ya Mr Kagame ayishyira ku ntuza kuri Twitter, aravuga ngo kuki Mr Kagame atabura ibitaramo? Si umuhanzi mwiza? Hari concert n'imwe muzi ya danger igeze ajyamo? Yihe? Arakuzi koko no kuva zamani ntayo. Bivuze ngo dufite ba bantu bashaka line up ya ba bantu bamwe nyine, arashaka Bwiza, arashaka runaka ba Kenisoro harabyageze. None iki ahantu bibera bibi ni hehe? Nukuntu abantu bategura ibitaramo iyo babana cyangwa se babahanzi, reka ndiko bita abana babahanzi banze ya mafaranga bajya mu bantu bagomba kubaninga ko batagomba kubona ibitaramo, bakabafungira amayira. Kubera iki? Urasanga Ishimwe Clement ari kumwe na Bobu, ari kumwe na Mighty Popo, ari kumwe na Bruce Ntore, ari kumwe n'abantu bamwe bategura bya bintu. Niba baninga umuhanzi umwe cyangwa se nge ninza nk'amanira n'urugero nkavuga ngo Juno ntabwo tuzongera kumutumira mu bitaramo, ubwo nyine azababuza akazi k'ibitaramo. Abantu bose bategura bya bitaramo bahita babaninga wabo, bakamufungira amayira. Ubarangiye kuvuga ngo urashaka umuziki utera imbere. None se Leya, nkuko baba bamufungiye amayira bakaba bamukomanyirije, ubwo uwo muhanzi si nkuko baba bashatse kumushyira muri ka emera ujye ubona amafaranga cyangwa se wange uhombe byose. Bamwe rero muri bo baravuga ngo reka duhombe, bagacuruza ku ma digital platforms. Ubu se babona ama digital platforms ariyo abaha amafaranga menshi ugereranyije. Uza amafaranga ari akora ama digital zino za audio, uza amafaranga ariho. Ubwo niyo babona narebye dashboard zawe mu bahanzi ntari buvuge hano.
ugasanga umuntu ari mu bihumbi 10 by'idolari nose bakagaruka bavuga ngo barakennye gute gukina nyine none se arimo arashora amafaranga akeneye kugaruza mu bitaramo n'ibindi bya bitaramo ntabihari ubwo still n'ubundi y'amafaranga yakozemo wa muziki n'ubundi aragaruka bashoremo ariko aracyari make kuko akeneye kubaho gistar noneho ukagaruka ukareba no ku bandi bahanzi wenda twavugaga kuri Juno ukagaruka ukareba kuri Aline Sano ni umukobwa uhozaho gukora ibintu byiza umunsi ku wundi yaba ijwi ry'ubwaryo ni ukuvuga ngo hano muri uyu muziki uraba igitambo urumva cyangwa se mu kimwe w'umuhigi uraba igitambo cyangwa umuhigi urihigira cyangwa se wange kujya muri bya bitaramo kuko waguhaye make reka ngweze nk'urugero muri Guma reka mfate urugero rwa Guma batangaga 500,000 cyangwa se dufate miliyoni yego uzihaye abantu batatu bagomba kugabana miliyoni wenda dufate miliyoni uzihaye abantu batatu bagomba kugabana ubwo dufate Urban Boys nizo na Safi na Hambo bagomba kugabana izo miliyoni 3 nako miliyoni mu gihe Riderman araza wenyine arye miliyoni ari wenyine uzi ko iyo ako kantu kigeze kubaho urumva ahantu bitandukaniye noneho niba umuntu uramuhezaga 500 bibiri wenda na 15 utekereza ko azafata 500 2024 ntabwo byashoboka kuko uwo muntu arimo arakura noneho ya mafaranga wamuherezaga kera iyo agiye kuyareba asanga nta kintu yayamazisha none se urambara urashyira fuel mu modoka ufite ababyinnyi urumva ushyira ko hari n'abatazigira bari bukenere hari aho uri burare urumva hari ibyo uri burye uragaburira ababyinnyi bawe urabambika uragira gute umva ayo mafaranga yose ushaka ko umuntu gutegura stage ya danje arayitegura ate nta mafaranga afite kandi nyambona icyo kintu ari cyo abantu benshi bakunda kurekera amaguru yakoze stage iraho iciriritse ngo yaje ari wenyine amafaranga none se utekereza ko abanyanegeria baturusha gutegura ntibishoboka ariko twebwe turabura amafaranga ababyinnyi turabafite bazi kubyina dufite ibyo bintu byose ariko dufite sector y'abantu bikorera batarumva neza agaciro k'umuhanzi uyu munsi uri kuri stage urabona nk'umuntu umwe ariko nturi gutekereza ko hari abandi bantu ahetse inyuma nabo bagomba kujya kuri yandi wamuhaye yego byarangiza noneho niyo handi usanga umuhanzi yarwaye depression koreki afite indirimbo nziza zigize gute arakubita hiti ariko nta gitaramo nta n'ibiryo afite byo kurya mu nzu kandi yakoze indirimbo ihagaze miliyoni n'ama miliyoni yego urasanga umuntu afite views miliyoni zingaye kuri YouTube ariko usanga ari arishisha isazi mu jisho ubu ni umuziki dufite uyu munsi ariko se urareba umuhanzi arikorakora akora indirimbo nziza akubite amafaranga ba managers bayiri akubite amafaranga ya promotion ba manager ntibayikorere promotion uwo muhanzi akagenda akarwara depression uyu munsi umuziki wacu bamwe na bamwe batunzwe n'abadiaspora ukaba ubisize hanze yego bamwe na bamwe abahanzi benshi mu Rwanda batunzwe bamwe na bamwe batunzwe na community y'abadiaspora kandi bakora ibikorwa byiza uko ruvuga ati none se kutari gukora indirimbo nabuze amafaranga ya video ati genda gwa miliyoni wenda 2 cyangwa 3 ukore video izi hit zose ubona inyinshi zaziri inyuma y'abadiaspora none ukajya kureba ugasanga umuntu yakoze indirimbo nziza ejo agahita asigara yibaza ngo ndakoresha none ayo nkuye uwo muntu aramara imyaka 2 cyangwa se umwaka adakora indirimbo twaheza tukagenda ku ruhande tukavuga ngo kanaka yarazimye njye ntabwo nemera ko umuhanzi yazimye ariko njye ntabwo abanyarwanda sinzi imyumvire bafite umuntu arazima akagiye ntabwo yazimye bro none se umuhanzi nagafata icyo bita retraite cyangwa se pause yego yagarutse bigenda bite abagarutse nyine nese kankubaze Alpha Blondy ari indirimbo afite ubungubu yihe nyine nanjye ndakoje hari yafite ntayo yurese yarazimye burundu uvuga gute ko yazimye afite amakonseri akomeye agenda agakora bakamuza amafaranga menshi ngo ntabwo aba yarazimye ngo waba agikora hari ubucucu abanyarwanda bafite batajya bemera ko bafite mwihangane kuba batutse niba umuhanzi yarakoze reka ngweze nk'urugero Bruce Melody uyu munsi ari muri parcours yo gukora umuziki we kugira ngo yubake legacy sibyo ariko niba Benira mutanze umuziki ashaka gufata pause agakora umuziki we pola uko abyifuza nta pressure iriho kubera iki Ben hari parcours yubatse yarabyubatse ahubwo kwiye kujya gusarura
bici muri bya bitaramo bikomeye agomba kubona. Andi koko we ni nako bigenda. Yego Bruce Melody arimo rubaka legacy. Abantu babyumva neza sugusha guhanganisha abantu ko ari babiri. Ariko Ben ni izina rinini rigomba kubyaza umusaruro bya bintu yakoze Bruce Melody atarakora umuziki. Mwebwe mwaza hano muvuga ngo ngo Bruce Melody ngo arakora byatari, nibyo arakora. Nicyo gihe cye. Na Ben hari igihe cye cyageze arakora. Oya nawe hari igihe cyageze agakora cyane. Agakora cyane. Bivuze ngo abanyarwanda bumva ko umuntu utari gukora umuziki aba yazimye. Social Mura indirimbo afite ntaza afite. Ako se Social Mura nta ndirimbo kuko afite. Ako se no mu bitaramo araboneka. Nicyo kibazo nyine nakubwiye. Iyo icyo gihe rero utakora indirimbo mukore n'ino utaboneka. Uretse no gusobanura aho ngaho ikibazo hano kiba kiri. Mu gihe wamaze gufata iyo retraite cyangwa se wamaze gufata iyo pause musicale. Ubu kwiye kugira icyo bita aba music agent cyangwa se artist agent. Ujye kukurambagiriza abashoramari kugira ngo nyine ujye mu bitaramo bikomeye. Ubu Social Mura yakagombye kuba ari gutekereza ama big concerts, ama concerts nyine manini, either Uganda, Tanzania, Burundi, hehehe, even in Rwanda nta kibazo hose, kugira ngo wa muntu wakunze Mavi, wa muntu wakunze Kundunduru, wa muntu wakunze za ndirimbo zose Social Mura yakoze. Erega n'abantu bakunda ibintu bya kera. Agaruka avuga ati noneho ungiye kureba Social Mura akora Mavi album concert. Uza abantu bajemo. Icyo gihe minister ntiyararimo. Harimo abantu benshi. Bivuze ngo ikiba gisige none ni organisation ya team yawe wa muhanzi. Ese afite team ingari imeze ite ku buryo bimutegurire ya parcours. Ubu none hadukeneye kubona abahanzi benshi. Nkungu Racine. Hari concert bamubonamo. Sari mu baraperi beza. Nibakoze ngo icyumba cya rap. Kuki mutashyizemo Racine? Kuki mutanamuhamagaye? Oya wenda aho ngo bashobora kuvuga uti wenda nta babonaga atari bufitingemo neza. Ngo kuki? Babonaga Racine ntabwo yafitinga mu cyumba cya rap. Bashobora gutanga izo mpamvu rega nta wamenye. Racine ari mu baraperi beza dufite mu Rwanda. Wabyanga wabyemera. Ako mu cyumba cy'amategeko sinabonye mo ntabwo yararimo naho. Harya kizabera hagana. Icyumba cya rap ntabwo muri rap icyumba cy'amategeko cyarabaye. Icyo cyarabaye ahubwo nari kuvuga ibyo bya rap bizabera kuri Olympia yego. Kizabera Canal Olympia. Yego ni Canal Olympia. So bivuze ngo rero abo bose izo management z'abahanzi nizo zigomba kuvuga ati noneho tugiye kwegera n'urugero Skol. Tugiye kwegera Bralirwa, tugiye kwegera abadafite management bo bigenda. Hari icyo bita team management, hari na management. Team management ni kwa kundi kurufata abantu bawe ukaba ati rero turifuza ko urajya umfasha iki dufatanya gutya. Inyungu ni ziza uzabonamo Abanyarwanda dukunda gufata ikintu tukakifata uko kiri. Rero nje ntabwo uyu muntu ambwiye ngo umuhanzi razimye ntabwo mbyumva. Tutabyumva. Wapi kabisa. Nk'ubu nkarafiki. Yakombye kuba ari kubyaza umusaruro za ndirimbo yakoze kera. Gute? Agomba kuba afite management nyine abo bantu bamufasha gutegura ibyo bitaramo. Ibyo bintu byose ko bisaba amafaranga Leandre nawe urabizi. Ibaze kuvuga ngo Social Mura yarazimye uyu munsi ukwicara guhumva indirimbo Kundunduru. Ukicara kumva Mavi, ukumva kameze neza. Ukumva ameze neza. Warenze kuvuga ngo yarazimye guteze. Iyo bavuze ngo umuhanzi ntapfa, ubumva iki? Cyakoze wenda ikintu kiba gihari muri ako kanya. Ntabwo ari active. Ntabwo ari active nkuko yahoze. Yego bitavuze ko ashobora gukora indirimbo. Ubusereka nguhereza urugero rworoshye. Umuntu bita Maroni situze indirimbo yadukoreye nziza. Twese dufate nka Maroni. Maroni ni umuhanzi mwiza. Ariko uyu munsi utari mu bihebye kubera ko hari abandi bari kuri trend. Sibyo? Yego. Iyo trend iriho uburi kubaka za legacy zizatuma wa muntu azavuga ati nakunze byakubaho. Maroni wa kera. So ndifuza ko ajya kuri stage. Alpha Blondy yaje mu Rwanda. Muri Kigali Up cyagenze bite? Uzi concert yakoreye abanyarwanda. None se yari afite trend zivuye nta yari afite ariko yakoze concert nziza. Iyo niyo bita legacy. Abanyarwanda bamenye gutandukanya hit na legacy. Ariko hari kuba ufite legacy, ukaba ufite n'amafaranga wakuye muri ya legacy. Mu gihe se nta mafaranga wakuye muri ya legacy. Nta mafaranga ari ufite muri ya legacy. Wegera babandi bategura ibyo bitaramo. N'urugero nese Social Mura yegereye Bubu. Akamubwira ati ngiye ndifuza gutegura wenda concert imeze gutya. Turareba atera nkunga gutya. Turagira gutya. Ntabwo yabyanga.
ahubwo dufite ba bahanzi bagenda bagahita bifungira mu gatebo ko kuvuga ngo abanyarwanda baranyanze baranyibagiwe. Abanyarwanda Leandre, umunyarwanda yakwanga gute mudahura? Nicyo kibazo. Nanone tukagira, ntabwo natiye kubivuga, babaheza nguni bafite za munyangira n'ibindi byose agenda agashaka kugira ngo bibagize umuntu runaka kubera ko hari undi bafite uri kwibere. Ibaze ko hari abantu bagikora n'ibyo bintu bakanabyigamba. Nyine ibaze iyo mentalite muri 2024 ufite, ukumva ko nyine ushaka kumanura umuntu hari bubeho uwushaka udashaka araba yagiye. Ngiyo ni mpamvu hari ikiganiro ntuza Emmy Nyawe yakoze kuri The Dynamic Show. Aravuga ngo nituramuka tuvuze turaturika. Turamutse tuvuze twaturika. Abantu mwigira utumana muri uyu muziki cyangwa se muri entertainment, ntabwo muri utumana, natwe tuzi kuvuga. Ese Leandre, ko abantu mwese njya numva ku mbuga mwese muvuga ngo kuko kuza wa mugani ugashaka kugira ngo ngiye mvuga ibyo ushaka, ntabwo byakunda. Ibyo gihe ntabwo bikunda, keretse ubaye uri mu kazi kiwe wenda nibwo yaguhereza. Nimukora neza turabishima, nimukora nabi turabagaya. Si kuki abantu baba bashaka kubataka gusa. Ikintu Emmy yavuze ntakunzi, nukuntu yavuze ngo abari mu muziki bamuyoboke n'abandi ngo barashaje, ngo batange ikibuga abana bakore. Ntabwo byeye. Sogokuru wawe ko ashaje mwaramwishe, cyangwa isoko ashaje akashobora kuba atari ubwo buryo yabivugagamo. Oya, nuze niko yabivugagamo. Ndakabavuze uti wenda ntimugikora cyane, reka n'abandi bagakora. Reka ntange urugero muri football. Football iyo umuntu amaze kujya muri retirement, amaze kujya mu bavetera, uzi ikintu akora? Ava muri kariyeri. Ntabwo ava muri kariyeri, attention. Bamwe bajya kuba abanaliste b'umupira ku mateleviziyo n'ahandi. Ndaguhereza nk'urugero ba Patrick Ngoma n'abandi. Abandi bakajya gutoza amakipe matoya. Mbese bivuze ko yavuye mu ntuza, bivuze ko yavuye mu kibuga. Wenda wasanga na Emmy ari byo ashaka kumvikanisha. Ntabwo twanze ko muyoboke n'abandi ba managers bakuze baba mu muziki, ahubwo ubwo bumenyi mufite mu gusangize barumuna banyu nabo bagera ikirenge mu cyanyu mu kubaka umuziki Rwanda. Ntabwo ngiye nemera ko bavuga ngo urumva ngo ikibuga cyarabasize ngo nibave. Oya, ikibuga ntabwo kiba cyarabasize. Isoko utaha ugiye mu cyaro ugasanga arimo aragendera ku kabando, uravuga ati muze reka agende umujane impinzira ntambuke. Ntiwicara kumva inama kugira nizo uratekereza ko nushaka. Ariko rero mwembi murafatanya. Nyine murafatanya, nibyo nanjye mvuga. Abo ba managers batoya nibumva abana, ahubwo aba managers batoya bagendere nyine bige ritme abatoya bari kugenderaho kugira ngo bakore ibindi bintu. Kuko muyoboke link afite cyangwa se connection afite ziruta iza Claude Kikas. Manager wa Bwiza, sibyo? Yego, iramurusha ku rwego rukomeye. Ni nkuko manager wa Bwiza afite izindi connection nawe namuyoboke nawe ashobora kuba adafite. Bivuze ngo izo mbaraga zirakeneranye mw'abantu mwe mwishaka kuzana umwiryane mu muziki. Ahubwo mwese mwicare hamwe mutekereze icyo twakora kugira ngo umuziki uve mu Rwanda waguke ugende. Nabonye Bwiza yahuye n'uwitwa Mr. Bow wo muri Zambia, bagiye gukora indirimbo. Ni fresh. Nyine mwaguke mureke ubwo butiku muri kuzana ngo umuntu yamamagaye. Ariko nanone niba tugifite abantu bari gutera ubwoba abandi ngo batavuga, cyaba ari ikibazo. Bimaze kumvikana ku bantu benshi bagenda bishinganisha. Njyewe nta muntu uzaza hano mbwire ngo sinzavuga. Ubwo ntihazagira mu minsi n'imbere sarige nawe twazajya kumva tukumva nawe uraje uri gutanga agasopo nkuko n'abandi babigenza. Nzanitanga niba nanjye niba nyurira. Niba zakakubwira Leandre wowe ibyo wavuze. Hari urya mu wese? Nawe urya mu we? Ntawe. Ariko ubu hari unyishyurira inzu, hari unyishyura transport, hari unyishyura ibyo kurya. Hari wari wansohokana mwe ati nanakugura ntuzamvuge. Bivuze ngo nukora nabi tuzaza tukuvuge, nanjye ninkora nabi muzamvuge. Ariko icyo ntemera ni ukujya mu miryango y'abantu batari muri showbiz. Hanyuma wo kukuvuga ngiyewe nta kibazo. Nta kibazo kiri. Nta kibazo rwose. Ariko nuvuga ibitari byo ntangiye ndaza kunyomoze. Nese ufite kamera nanjye mfite kamera. Yego, ariko ukaza kunyomoza umuntu utamuteye ubwoba. Yego nanone ntabwo icyo bita threat nyine gutera umuntu ubwoba cyangwa se kumenasa umuntu ngo nuko ufite platform, ntabwo mbyemera. Ntabwo biba. Yewe mureke babwire muyoboke ni inshuti yanjye, sibyo? Ariko muyoboke ku izina ry'Imana nuramuka ukoze ibintu ngiye ntemera, nzaza hano kuri kamera mbivuge. Uzabivuga. Ni ukuri ko Imana nzabivuga. Uzabivuga.
nawe turi kumwe nabimubwira, nawe wabimubwira ko wabivuga aramutse akoze ibitari. Arabizi iyo turi kumwe na mwana ngewe kwanza ubu ngubu kwanza naje gusanga nta mpamvu yo gutuza. Utambwa ko nawe ugiye kwijandika. Oya si ukwijandika amatiku ariko ngiye ariko nabivuze hano ngiye kitazagenda neza nzabivuga, ikizagenda neza nzakivuga. Ubwo nubivuga ugahindura amayira. Nyahindura iki? Mu Rwanda turatengamaye ku buryo nta kintu uzantwara nubona nakubangamiye. Uzatanga ikirego tujye mu nkiko babikurikirana. Ariko nanjye nusanga ndi kuvuga ibiri byo rwose icyo nzi cyo. Ako rero n'abantu nibaguke kuko showbiz abantu bayifashe nk'ari politique, ariko nanone showbiz bayifata nk'aho ari uturimo twabo cyangwa se ari ahantu ho kuza gutukanira. Kuba waza gukora analyse no gutuka no kubura ikinyabupfura biratandukanye. Vuga ibintu uko biri, ariko reka nyine gushaka kwinjira mu miryango y'abandi no gusesereza no kugira gute, kuko showbiz iragutse. Ngiye murangira Thierry ndemera akazi ukora. Kubera iki? Gucishaho utunyafu bano bantu ni byiza. Kubera iki? Tubacishijeho byagorana. Kubera iki? Kubera ko uyu munsi dufite imiryango nyarwanda turi kubaka, dufite imiryango dukomokamo, ndetse namwe mufite imiryango mukomokamo. Kuza kuvuga Leandre nta kibazo bintwaye kubera ko ndi kuri kamera, ariko nuza kuvuga mama cyangwa papa cyangwa murumuna wanjye utari muri ibi ngibi. Yego kirabona ikibazo. Yego rero nabonye Jackie yisize insinda. Yego buriya nta kirara kibi gisiri umwana. Nta kirara kibi gisiri umwana. Nta muraro ubu musirimu kabisa. Erezmake ibyo bakoze babishyize kuri kamera ndetse banashwanya bishyira kuri kamera, ibyo ni ibyanyu. Ese ubu ntihashobora gutekereza ko rimwe na rimwe bitewe wenda n'igihe biba bimaze bishobora kuba ari plank. Abantu bashaka ubusitani mu buryo butandukanye mw'abantu mwe, ariko ngiye ubusitani. Yego ntiwabyemeza, ariko noneho nabonye inkuru ari kuvuga ngo yateje akavuyo mu kibuga cy'abandi. Imihanda ikintu umugabo kikomeye yazize akosha mwagize mugashaka ngo ntazi kuzunguza neza, ntago azi kuzunguza no kuba ari umuntu adafite amafaranga. Iki ibibuga biragera koko abantu hano kuri YouTube muzarwara depression muzaba kazaba karabaye pe. Twisoreze, hari ikindi turi buvugeho nta kindi, nibyo ngibyo twari tubafitiye. Nibyo ngibyo rero Leandre reka ngushimire. Bakoze nawe Rafat. Shimire n'abantu bose bari bakurikiye Lea Entertainment. Nanone nizere ko mukiguwe neza, nanabibutsa gukora subscribe, share. Iyo gahunda ya leta nyabuna muyibuke yo gukora subscribe. Ni gahunda ya leta wikugura. Umva ni nk'umuganda. Urumva mwikugura kuri leta mukore subscribe, ubundi birakenewe uyu murima cyangwa se aha hantu hamaze gutangira kwaguka. Urumva byaba ari byiza kugira ngo natwe twibone mu cyane ko tubagezaho utuntu twiza makuru meza. Ubundi babikore kandi batitangira itama. Babikorana umutima ukeye rwose. Ngo n'umutima ushaka. Man. Nanjye reka mbashimire by'umwihariko njya nkunda kuvuga ngo abari hirya no hino yaba uri mu Rwanda hanze y'u Rwanda, ni byiza ko wakoze subscribe kandi ubwire na mugenzi wawe akore subscribe. Ndacyabafitiye byinshi, turacyafite package nyinshi tugomba kuba twaganiraho, kuko hari n'ibindi bintu mu minsi imbere tuzavugaho. Apari y'ibyo, niba ushaka gukina film dukorera hano ku Gicumbi Cinema Center, ni imbere ya House Tigo, imbere ya Station Merez. Ushaka guhita wabona handitse Gicumbi Cinema Center, ubundi ukaza tukagufasha cyane. Akarusho ko mu Gicumbi Cinema Center nakahe nuko uko iyo wamaze kwiga ibya cinema n'ubundi iyo field uyigumamo tugufasha kuba wabyagura. Ushaka kuba uri mu camera operator cyangwa se umukino wa filime cyangwa se urabyandika, byose turabigufasha kugira ngo bigende neza, cyane ko hari inzobere muri ibyo bintu. It's all for one and only umwe cyane. Nitwa Leandre ni umugabo cyangwa se unyite Nohet. Blessings aho uri hose, Nyagasani akwishimire mu byo ukora byose. Hasta la vista.